muganga we muganga ntago mwimitsi aheruka kundebera ku ifaranga iyi minsi turaza kubyigaho kabisa ibitaro bye nadacungana n'abarwayi ngo baje baramwishyurira ku gihe ndahira ibyatsi ndi kubijugunya mu gitanda aho abarwayi bari bagwereye mbere rimwe shaka bazamufunga ndabona wakabyukiyemo pe muganga ko ibintu ari ibisazi nk'imitsi turabaye naho ugere ku bitaro umaze kubyibuka pe maze kubyibukiza ahubwo burasi iby'abarwayi baje kubagemura nanone tumeze nka kirida y'ibijumba ariko tukahita waraguze agapira umeze ibyo ni kubyemera ko ntabwo umembaga ufunga nawe ujye mu iminsi yose uguhembaga ko ari igihugu igihugu se niba ibitaro ari ibyigenga byari umuti nzarakara nyine bose nyiri ibi bitaro agwariye muri Amerika mani yagize ikibazo ntazi none wowe ukoraga abari abarwayi ntabakwishura yagize ikibazo agwara umutwe ubu barawuguranye niyo mpamvu adaheruka kugera hano umutwe we barawuguranye iki kibazo numva ko gikomeye ubaguye k'umuco ariko nyine tegura kuraho iramberance nyine iramberance cyangwa ukuntu wayikuraho turahakirira umurwayi iramberance ntabwo mperuka kuyogesha mu kinamba bavuga iramberance yacu iranashaje kamanze ndebe ko iri kugenda neza iyo amberance irashaje pe bagire baduhindi n'abakundi sabura y'amahoni amberance irayagiraga ese cyambere no kugezayo umurwayi nta kibazo cyambere no kugerageza nta perifite perezifata iri kugenda zafata ihagaze umushoferi wawe ni kuri abigenza ibandu iparika dushobora kugira abagwayi benshi tukarambura umukeka dushobora kugura muri parikingi yaruguru no muri parikingi iwanduza ubwo busitani izo ndabyo ntuzandu akowe gazazira rimwe kandi wowe kandi wabaye iki kandi wagwaye ute se warembye kandi numva uri guhinda umuriro ni malariya subura numva se wowe nk'umuntu mukuru uko nawe cyangwa ushobora uruhinja ngo ndakujyana kwa muganga ntazi ngo wanafashwe ute wafashwe ute se kumva umeze ute ufite umuriro mwinshi urahasanga ari malariya si ibibazo manzi ni ibibazo muri iyi minsi nsigaye mfite koko iminyari n'ibiceri desa mfite nk'umujya 2 n'itanu na 2 n'itanu kwa muganga batangara kunzi ndebaga kari n'umugeze kwa muganga da nawe utandembana ibibazo ndikumva muri iyi minsi ibibazo mugenda Karineyo ikarina ako kanya savuye ko bitaro ejo bundi ngo uyikarina ako kanya wayicara abikarina arayimaze nawe rwose ari mu buryo kuzaca ariko se tugere kwa muganga rero tumenye ikibazo hangana uhagura kugenda ese ubu kugira ngo mpamagara ambiranse ubu nawe warembye ku buryo ufite ikibazo cyane ibyo narinda guhamagara ambiranse guruka ihangana uguruke tugende tugere kwa muganga umutarabayeri yarangiza kubika iramberance iyi ambiranse nubwo batari kumemba kuko yapfuye njye nzayigurisha nzigira muri konti aripakiraho amashu ngewe uretse ariko ndabyiga kuko muganga mbese nawe wazize akazi k'ubuganga mwana abaganga aho mbere y'umuganga amaze kuba igisore akaba kwagira ngo agakawunga azabagereza reba ahangaha zabagereza imfungo zabagereza umvaga nkubwire reba nabaye umuganga agendeshaga ibirenge reba udukweto magaze izo se nawe zitoraguye umunyabirayi zitaye hepfo nk'umuhanda bagusebya muganga ariko ziko nabyigiye tubyihorere kutuvugisha ukuri za memba cyaha aho ribe kumvishana gufunga kubera icyo cyaha reka mbe nigiriye mu nzu
naza umurwayi zo kumamagara naza umurwayi umamagara ibintu ndamubwira urabura reba njye by'umurwayi gira umurwayi uzareka mbe niruhukiye ndewe uyu murwayi ako byigaho mwana we muganga umpembe kuko mu rugo iwanje abana bari kuvuga ngo barwaye bwaki kandi nahinze dodo ako kubera ari kuzijya zonyine ntago biri kunyorohera imboga abana banjye zenda kubika inzoka zarabishe kubera ibikara ntiwari muzimara se wafashwe utikana ahubwo dore hatangiye kuza abarwayi muje gukora iki ko nataremera ko mwinjira mu bitaro batari banyishura kandi ikibazo n'icyo mutaravera utarishyurwa ese wowe sinzi ararembye cyane umva rwose umukobwa wanjye ararembye ameze nabi ahubwo arwaye iki ari kumbwira ngo yafashwe ngo nyine wafashwe kumva ufite umuriro urarembye amagare muganga nubwo anyambuye kosha utumva ucunga neza cyangwa muganga gisigara ikigume cyangwa ugakunyishura ahubwo ucunga neza atagutera urushinge rwo mu maso yewe mu magambo menshi ugahamagara muganga umukobwa wanjye mumubwire ukuntu arwaye ni malariya nyumvira ikibazo umukobwa wanjye akuye hano umva yaramvunye muganga aramutera urwo mu maso nta mikino asigaye afite mu maso se akubwiye ko arwaye ikibazo afite ikibazo cy'amazi cyafite ikibazo aramuvura ahita akira ko nimumwishure mwana mugire inama yo kumanza nyanyishura gendutse ari muganga wa muganga yeri bimitsi muganga kuki kwa muganga amafaranga tubahajye umva muganga hano hari umurwayi uje kukureba ngwino umwiteho ko zana wamukeka urambika yari umurwayi abaye umurwayi ntabwo ari ngombwa ko yicara ku ntebe bananiwe shaka umukeka aryame wenyine cyangwa abe yicaye kavunika urutirirwango ngo turi kumusutamisha usanga tuguyeho kandi twakagombye kumuvura ugasanga aheze hano kandi n'amasanduku urabizi yarahenda abicaye kwa gakeka shahara mu gacucu shahara mu gacucu habaga abarwayi bafite ibijyanye bikaba byaje mu bitaro umukobwa wanjye kameze na dore tugendera mu gacucu ku buryo ibijyanye afite yabisiga aho ngaho naza abe yicaye hano ntashaka agarame mumanure neza utongera ubwo ukatwongerera akazi ugeze kwa muganga murebe neza ariko yihangane kabisa ariko reka tube turi mu masuku yacu tube turi mu kazi kandi yewe udukoresha nze musuzuma ariko ibyo aribyo byose arari reba ibyo bikoresho uzana muganga wamwe n'umuvure yanjye akankomeza akazi ahubwo ibintu bimeze nabi atari kunyibuka ku mushahara muganga araje amuvure travaye bamaze gusuzuma uyu murwayi nikanye nawe nje ariko uragira amezi dukoresha ariko ndamugufatira amazuru yanze kumira ibinini yasi umuntu mukuru bamufata amazuru abantu bakuru basigaye bararemba bakaba nk'abana si ibi bitaro abataraveri ko bajya bagera mu mushaka gufata umwana wawe yafashwe ryari ngiye mvuye mu kazi nsanga umwana yarembye rero nasize ari muzima afite kumva afite umuriro wagira ni ipasi yatuye nyumvira nawe rwose se wagisaza uyu mwana ni uwawe waramubyaye baramutwereye ni kado baguhaye nose muga mu byo ugiye kuvura DNA zanjye nawe kugira ngo nyine ikintu ndi kubivugirira ubonye ko zifite ikibazo ikintu ndi kukubwirira uyu mwana umuriro afite wamutekaho icyayi cy'amajyane kigaje cyayi cy'amajyane nta mwabanaga muzi uzi ya keti ya kera nasize ari muzima ariko mwuka agira imana hageze ribu hano yahita kujyana uzi ya pasi ya aho kera kugira umuvure vuba uve mu magambo menshi ni ukuri kamanzi nzana ibikoresho mupime we murishura amakashi ndi kureba bahita banyishura ndebe birafite ako rero muganga hari n'ikindi kibazo uyu mutaraveri yewe agabanya ibintu byo gushaka kunyishyuza ye umutaravaye igeze kunywa itabi mwaziriya myaka ntagera ryamuva ubu se nsigaye ndambara imyenda ziri gusozoka ntago nkora abana biye nakubwiye ngo yanyweye ke nagakize ngo yarakijije gira muganga gira vuba reka ndadukoresha eza nutwe dukoresho umwiteho mwana uko narebye haguruka tureba ihangane uhaguruke yego wababaye ariko niki gisaza ajya ni cyasumba bari nyito tegihari iki gisaza reba umuvuru witunyishura aya meza 9 unyingeze hagarara neza umwana yarembye yumutinda na gake ako se wagisaza yabaye gucura ihe igenda nene gapima ibiro nako tumupime turebe birafite kanze nkare kazane ibintu konje uko tubikoreshaga mu
Haga igihugu kiri gutera. Aka gapimaga ibiro njye ntago menyaga iby'abaganga ntago nize namenyaga. Umfashe kana bakoresha travail habe iki gisaha kitagakora. Ejo ni saje abantu baje kuvuza bakajana bya bindi wari ufite bivuga giraga mu gutwi imeze nk'ibizogera. Uguti kutari uko bitarori mu biki. Umva wagisaza uyu mwana ziko yarenze mu mutuku. Yarageze mu bururu. Ubi mutinda nuko yari ko yageze mu gitaka kandi mu gitaka nawe urakumva. Dore kuba yagiye byarangiye. Ubwo rukwishura menshi. Inzoga asubona afite mituweli. Urukwishura menshi uno rusaza. Afite ikaye afite wamuzaniye ikaye. Nazanye ikaye ejo bundi yaravuye kwa muganga. Akomye ne wowe umenye karende cyangwa mwe transfer cyangwa mu rugo hari abandi bantu basigara mu rugo. Mwe transfer. Nyabona muganga agira umuvurire tuyikiri hano. Mavurire hano transfer ubwo nabona amayurampe. Hano hari imiti mfite zikaze ariko iyo miti irakaze ni ukwimana. Uzajura mugura na gacupa ko wowe yimuhe manduza niyo kayimanze mwandikira iyo miti. Mucikopa yansaziyeho ngo ndi mgondo umutaravayerera. Muhita mumwishura mite nja kugura iyindi. Arahepfo kwa muroko. Bikoresha rikoza amafaranga leta bayabitanze ibi bisaza wajura inkwere munangozi gusa ugaceceka. Munangozi ni bikira nanuga ko kayiga mimeruka kugasomaho. Mbwa ugira unyishuri. Muhita mumama icyatanu. Wenda y'ukwezi kumwe kabwe gavuye. Koresha ariko byari byose biravura kuko niko ibi ngibi ni inyami. Twanye kuyimwandikira. imiti yo ngite. Imiti irakaze. Ajya na mituweli afite. Mituweli arayifite se ntabwo wabonye ko yindi kuvuriza njye mvuriza kuri Amerika ubundi nta nubwo ari mituweli. Ugeze kuba umwarimu. Oya njye nabaye umusirikare. Ntabwo yora amawara yica. Niyo mpamvu ufite ikidami cya koroneri. Ora duhamenye ibitaro byacu turabisana. Twakiye umukirerega. Ngo ora nati winahuze ndi umukozi wa leta. Nzabavuganira ahubwo ndi. Ukoreraga leta. Ikomanda. Ukoreraga leta. Iyi ni kuri Muganga. Uyu munsi uradukorera rero niba wakoreraga leta. Urakorera ibi bitaro uyu munsi. Leta ntabwo ari ibitaro. Izana kandi kazi naringiyemo ndi kugira ngo mu imiti. Urunyandikiye imiti nzanira imiti tugira. Reka ndamuzanira imiti. Ibangutse tarabageneza n'iramiti. Ajya ndi gusoma. Sibundi amenya ari iyihe. Irebe yose iraho ngaho iteretse aho ngaho. Nyorora rimwe yindi yose. Yose yizana yararembye yaragiye. Mba yose yizana sha. Yizana namugwaye twakiye ararembye. Nene ziri mu nguni mu gitebo. Yose yizana ko yararembye kubiye kuri amugwaye yarageze mu gitaka ariko. Kazera n'uyigure nk'ubase. Ushaka wari watumbitse. Ushaka depo yimaremo yose yizana. Ko uyu muti rero iki kintu uyu mutira hari imiti ndi kona zidasanzwe. Ingo y'ugura maza kurahita kumukiza ko guvuraga umutwe ariko gukica imbeba zo mu nda. Ramo rwatugire tumufasha ariko iyo ni serum ni ibisanzwe. Ngo yo naho ndajana ndiko nanjye ndajana kuko ntago norosha. Aba nanjye bati bagwaye inzoka. Ndansobanura iki gisaze byiza imiti. Fata ibyo binini byiye ku binini. Leta bayashoye amafaranga menshi. Umugayo niyo miti. Umva muze. Ibintu byajemo n'amaserum. Muze dore none urushinge. Mwana we yarageze kurerega yaragucitse. None urushinge. Zaje ashira muri serum uri kubibona. Uzamura umuti nyine. Ndi kubibona nyine nk'ibisanzwe. Nk'ibisanzwe uzaje azamura umuti. Nurangiza umutere mu mutwe. Kugira ngo kubera agwaye umutwe. Umutwe witukira se buriya ra? Agwaye n'umutwe yini serum arega yaragiye. None nabibonye hano. Tirafata byanditse anga nabibonye dore n'ibinini rero. Nibyo bya birangura mupfurika no mu maso. Ngo kimwe mu kwezi. Ikinini kimwe ku kwezi ubwo bino azabinywa amezi ane. Na amezi ane. Uyu nguyu hajya baravuze ngo bawunyweraga rimwe. Mbago no mutirebe. Uro muti no kumaho gake yagura akazi kandi ukawubika kure. Ukugu gwakwicana imbeba zo mu nzu kandi ajye wabo zaraguhenze. Koko wanjye yarageze kuri pe. Kirago no muti urebe ugura akazi yarubika kure. Bawunywa bate se uyu bawunywa bate? Nugushira mu tuziga. Uyu niho ndi kubona handitseho ngo sumu ya panya. Kubona byari bikaze umukobwa wanjye yarageze. Kunywa sumu ya panya. Agiye guciza panya se kandi. Uwo muti bawita Bite Power. Ubu ufite imbaraga zikomeye. Umva ikindi giye gukubwira. Sumu ya panya. Muvuze ngo umukobwa wanjye yagiye guciza panya. Umva ikindi giye gukubwira. Mumwishura amakasha yahitanye ishura da. Ndore maze iminsi ndi
teka kuvura umuntu iyi miti rero irakaze igihe amaze kuyinywa ajya mushakira nk'icupa rya mitsingi rya Primus arenzeho umugongo narengwa yamugwaze yarenzeho irakomeye tumaze imyaka 2 uyu ni ukubika kurimbe agara amatungo ganje go mu rugo ngiye ako shamura abakiriya ubwo n'ibijyanye biriyeho byapfa byose bigahundagara kugira ngo tumaze imyaka 2 twakiye abagwayi bane hano ku ibi bitaro abamaye umukobwa yanyandikiye imiti ngo wagisaza imiti yifate neza irahenze irahenze kuko nizere ko amafaranga mwashize kuri mobile ku kanyenyeri kuri code reba ko yashizeho iyo ko yashize ariko kahageze taravaye fata ibyo bikoresho shaka fata ibyo bikoresho kujaniye code kuyibona korera muganga nawe urambesha garano nagiye gukora ikiye dururunda ruhasanga have ariko u Rwanda rwateye imbere ariko ibi twabyizira haruguru ira mu gitari muri Amerika naho twabyigiye ibyo bwubatse bisigaye bivanze no kubaka abantu byo ntacyo bidakora abo bantu basezerere babe bakwishyuye umva mubwire ikindi umugwayi wawe nagira ikibazo naramuka yitabye Imana uzambwira ndaza gutabara tore kandi muganga uramenye arakira nta kibazo urakira ratwo wagira kugira yitaba Imana kuma ka pole abaganga tumeze n'umutera ushinge mu maso nagazaho nawe miti ari ubuti hano ndi kureba ntushyira make akakanura sinjya nkabona kwanuza nazagura kunywera imiti uragwana karengetse kakavuna miti ntabwo bibaho gakantu ko kunywera iyi miti se none ye mukoburetse ndabanguha imiti ya ndumiwe aha hantu nzageza kuvuza yo pe nukuri ubwo kanagapfunyika buretse se bumva se buretse iyi miti reba hano hari imiti banyandikiye uru rushinge ngo ni ukurutera mu mutwe akuse inshinge none dore reba uyu muti sinjya mbona byurukugira ndabitizo ngenda bibi isitse umuyapanya mwuko agira Imana oya ariko akubwo muganga ari we wabivuze ubu birakiza iki kinini yavuze ngo ko kinini uranywa rimwe mu kwezi bivuze ngo ubwo ngubwo ukwezi tugenda urahitukira tugende wowe ndabizi